Ya nkuko mubibona rero no musore wanyu Galas cyangwa se umwana w'umunyamurenge sha. Uyu munsi turi mu karere ka Kasarani aho twasuye umuvandimwe hano kugira ngo tuganire ku bijyanye n'ikibazo cy'intambara kiri kubera iwacu mu karere k'Imurenge. Kubera ko numwe mu bantu batubwira amakuru nyayo y'ukuri y'ibiri kubera hari haruguru kuko aje ariho aturuka. Rero muvandimwe kugira ngo tuganire neza abantu ibyiza nuko babanza kukumenya bakamenya uriwe tugatangira ikiganiro wakwibwira badukurikiye. Sawa urakoze bwana Galaxy. Jewe amazina nitwa Ngiriwombaza Plaisir. Mu rugo nyine ni mu Minembwe kuko uvuye kubivuga aho ni Murenge. Mu gihugu ca Congo, Republique Iharanira Demokarasi ya Congo. Aho niho mu rugo kaba ndumwe kuko uvuye kubivuga bagira ibibazo by'intambara iri haruguru. Ngira ngo nuko nguko. Ya nuko nguko kabisa. Hanyuma ku mazina waruvuze ko witwa Ngiriwombaza Plaisir. Ya hanyuma amuvandimwe uyu munsi twakugezeho kugira ngo tuganire byimbitse ku bijyanye n'intambara iri kuba cyangwa se nanone n'igikorwa cya Save Umurenge cyo gutabariza kuri iriya ntambara iri kuba. Ariko mu by'ukuri iriya ni intambara abantu bumva nk'amateka kuko abenshi kuri ubu tumaze imyaka myinshi mu buhungiro, abenshi ntibazi iriya ntambara uko imeze. Mu magambo asa nk'arambuye, iriya ntambara wewe yabaye uhari yatangiye gute, byatewe n'iki cyazanye uriya mwuka mubi w'intambara imaze gufata nk'imyaka hafi ni nk'ibiri cyangwa itatu idahagarara cyangwa itanu ya. Okay, ubajije neza. Iriya ntambara yatangiye kera cyane. Ntabwo iriya ntambara yatangiye kuko bamwe babivuga, ntabwo yatangiye ubu ngubu ejo bundi kuko ejo bundi ku itariki 4 z'ukwezi ndatekereza niba ari ukwezi kwa gatatu 2017. Iyo ntambara yagize indi sura ikomeye cyane, ariko iriya ntambara tuyimazemo igihe nk'ubwoko bw'abanyamurenge. Ejo bundi nibwo yafashe indi sura, ariko kandi twari tuyimazemo igihe kuko twari duturanye n'abaturanyi basa naho batadukunda. Noneho twe tukaba twororaga inka, turatunga, tugira ubuzima bwiza. Simbizi nimba byaratangiriye mu ishari, nimba byaratangiriye muki, ariko kandi nanone tubana n'ubwoko butadukunda. Muri kwa kutadukunda kuva natekereza uko tuza twumva amateka abasogokuruza bagiye bahura na biriya bitero, gusa byagiye bigira imbaraga nkeya, bakomeje kwirwanaho bikarangira, ariko kandi ndavuga iki gihe nabonye nari nshatse gusubira inyuma nyine mvuga kuko intambara zacu n'abari abaturanyi zisa n'izigize igihe, ariko ejo bundi zafashe indi sura. Ahoga nibyo twiboneraga, nibyo n'ubundi tugiye kuvuga. Batangiye n'ubundi ejo bundi 2017 tugira ngo nibiriya bisanzwe bari basazwe none batunyaga inka, bahura n'umuntu nanone bakamukubira mu gashigo bakamurasa cyangwa se bakamutemagura. Tugiraga ngo niya nabi n'ubundi basanganwa, ariko kandi tuza gusanga siko bimeze, ingoma zahinduye imirisho. Bati noneho siko bimeze, tuzaza tunyaga twice, ndetse ntituzoza twice uwo duhuye nawe mu nzira gusa, ahubwo tuzoza tunubasanga no mu mago, twice umwana n'umugore, twice umusaza n'umukecuru, abasore bo ntukabone, ibo no gushinja n'ibindi. Ibyo byose bagenda babidukorera, intambara igenda ikura, ariko kandi tukaza tugira ngo none intambara ni ya yindi wenda izarangira n'icyakije nesi cyabo. Ariko tuza gusanga bagize imbaraga, tuza gusanga bagize undi mutima, noneho utari wa wundi, ahubwo hajeho indi sura yo kuzatsemba ubwoko bw'abanyamurenge. Noneho bigumyaga gukura, bigumaga kuhindura amasura. Nuko bimeze intambara, nuko zimeze. Nuno munsi nuko dukomeza twishywa
ku batabizi se ku batabyumva abanyamurenge turi mu kaga gakomeye cyane ko turakorera itsembatsemba. Intambara imaze kusa nk'ifashe indi sura, abasore b'abanyamurenge bari mu mihana, nawe niwe muhana wari urimo uriya wo mu Minembwe, bafashe umwanzuro wo gukora ikintu cyo kwigwanaho cyangwa se kwitabara. Kugira ngo habeho uwo mwanzuro wo gukora ikundi yiswe twirwaneho, sinzi ko nimba ari ikundi ariko ni abasore bahuzaga kubw'umugambi wo kwirwanaho, bituma abantu batangira no kubaha iryo zina ngo ni twirwaneho, ariko bisa nk'abahuriye gusa ari umugambi wo kwirwanaho wabyaye iryo zina. Kwirwaneho mwayiforumye gute, mwiyorganije gute kugira ngo mufate umugambi wo kuzaza mwitabara no gutabara ababyeyi ndetse n'ibitungwa byanyu? Urakoze kubaza ikibazo cyiza cyane, kubaza gutera kumenya. Noneho ziriya ntambara zimaze guhindura isura nk'uko twari ko tubivuga, twari tuzi ngo ni cya kijenesi cyo kutunyaga inka 2 3. Data niyo banyagaga n'ikibuga kimwe ariko bikarangiriraga aho ngaho, n'ubundi byazaga biba tukameza kwihangana kubera kuko twebwe ntitwari dufite umugambi wo gushora intambara ku baturanye duturanye, tukavuga ati none niba abajenesi barya babo kuko nabo bari barimo abantu bamwe beza n'abandi babi. Ababiga ni barya bari barakoze ikijenesi nibo bazaga batoteza abungeri mu biraro. Noneho biza gufata isura ntibyabaga bikibaye byaba abajenesi, ahubwo habaho organisation yo kwiyorganiza kwabo, bose barahura basensibiliza se cyangwa bakangurira n'abana bato y'imyaka 12 13 bafata intwaro kubwo kugira ngo batsembe ubwoko bw'abanyamurenge. Noneho bamaze kwikusanya, bamaze kuba benshi, kandi noneho basigaye bagaba igitero bavuye mu mazu yabo, batugaba natwe ibitero mu mazu yacu. Noneho tubona kuko tutokwicaraga ngo duturiye dutega amajosi badushinje, duhitamo kwirwanaho kandi nta kundi byaje. Si umutwe w'abantu biyorganize baravuga ngo dushinga umutwe twirwaneho. Ni ukuvuga ngo bazaga batera mu muhano umwe, abantu bagatabaza mu dutabare turatewe, ntibazaga banarindaga guhamagazaga kuko imbunda zonyine zazaga zivuga tukamenya ngo barateye. Noneho bateraga mugasohokaga, wasohokana inkoni undi yasohokana agapanga, undi n'ufitaga kabunde data kagasohokana, wari ugafite nawe wenda ni bene wari ugafite ka kera kashaje k'ingesi n'umusasi 3 4, yarangizaga kagasohokana, yashika yakubita bubiri bukaboragiye agasigarana kamwe kuko kamwe baza bavuga ngo nako kwigisha. Noneho ngo arangize twirwanaho, tukama dutabaraga tukagenda tuti basi turebe n'umwana twosingira, nti twazaga tugenda ngo hari n'icyo twokora. None se worwana n'abantu 100 muri abantu 5 mukarwana n'abantu 100 bafite imbunda 100 bafite amasasu ahagije mu buryo bataza kugira n'umwanya n'iminota 5 bahagarara ngo babuza amasasu, mworwana gute? Tibishoboka. Wenda nimba mwakoze ishano mufite ako kabunda kamwe ariko kandi kadafitega n'ubwo busaso. Noneho tukagenda ari kugira ngo turebe byibuza ko hari n'akana twotoraga muri uwo muhana basize batishe, tukazanega tukaramire, tukagenda bamwe bagiye batabaye kandi nta kintu bajanye cyo kwiyamisha, bakabarasa bakagwa aho ngaho. Abandi bakagira bahati bagasingiraga nako kana bagafata n'umukecuru, abenshi bakecuru bagatwikirwaga mu mazu. Mwagiye mu byumva, mwagiye mu bikurikirana nubwo mutahaba, ariko muzamugenda mukurikirana amakuru n'ibyo byose namwe muzamubazana amakuru y'uko byagenze. Abantu benshi abakecuru cyane, abakecuru nyamwinshi bagiye bahira mu mazu, abasaza bagiye basohokaga nkabazotambuka igihe acumbagurikira ku nane bakabamushinze icyumu, bakamushinze isasu, bakabamuhaye mupanga. Nuko ni muri ubwo buryo noneho tukomezaga kwirwanaho kugeza ubwo igihugu cyagiye gihura n'ibibazo bine biriya mwagiye mwumva, turere twishi turasenyuka. Nuko mbaye hari ijambo wakomojeho rivuga ngo twari tuzi ko ari kwa kundi bisanzwe ariko dusanga bagize imbaraga. Izo mbaraga wavuze zaba zihuye n'ubumwe twumva bafitanye na za Red Tabara niki, hanyuma se nimba nanone arizo za Red Tabara zabahaye imbaraga, mwebwe nkamwe Red Tabara ntivugwaho rwinshi, ni umutwe uturuka mu Burundi, abandi bakavuga ko woherejwe na barunaka. Mwebwe muri kuri tele mubona mu by'ukuri nka Red Tabara yaraje ituruka he, yoherejwe nabandi, cyangwa se nanone nikifa n'abanyamurenge ko ari umutwe witwaje intwaro uturuka i Burundi? Kubaza gutyo cyane ubanje kubaza ijambo rya mbere, ubaza tuti izo mbaraga twabonye
twazibonye gute bazitewe n'iki bazihawe nande support yavuye okay twinjiye ofo wenda bimwe ntituba tubizi twebwe kuko nubundi turi abaturage n'ibintu by'iperereza ntituba tubizi cyane na mankete n'ibintu nyine za intelligence ariko natwe dukoresheje ubwenge bwacu twahawe n'Imana dukoze nk'ubushishozi imbaraga za mbere ngewe nza ntekereza ndavuga ku giti cyanje ariko kandi niko bimeze ntabwo ari ijambo ryanje ntabwo ari ubushishozi bwanje kuko nabo tuba twicaranye tubiganira habe n'ubwoko burabizi neza kuko ibyo ngiye kuvuga ntabwo ari nje ubivuga nje nyine izi mbaraga ntabwo zisanzwe kuko icyambere kinereka neza kuko izi mbaraga atari zabo nuko nubundi bari basanzwe batugirira nabi bari basanzwe batunyaga bari basanzwe batwikiraho badukubiye ariko noneho baradusatira batwinjirana mu mazu mu mihana kandi ikigutangaza mon frère ikigutangaza nuko batwinjiranaga mu mazu turi kumwe na leta mu mazu ariko kandi leta ntigira ikibatwara imbaraga za mbere ntiwibaza aho zivuye naho zivuye ni muri leta ya Kongo kuko ngewe ubu ngubu sinkiyamvuga bamayimayi sinkiyamvuga Red Tabara ubu ndi kuvuga leta ya Kongo kuko niba ni ubundi umwana nimba yibye ukaza kubwira seti umwana wawe kariba cyangwa umwana wawe yankubitiye iwanje cyangwa umwana wawe yankubitiye igitungo yakivunya amaguru kandi bifite ibihamya n'abantu bamubonye na wa mupanga yayitemesheje akiufite mu ntoki ukabwira umuvyeyi ukamubwira ati umwana wawe nuko yakoze nibihamya bihari n'abagabo bahari babihamya bahari umuvyeyi akamuta donc akamuvuganira tubugishiza amakosa kuri wa mwana nukuvuga ngo amakosa yose tuyasherereza ku muvyeyi bishatse kuvuga ngo nimba mayimayi ziviriya irurenge zikaviriya ikantaraga zikaza kudutera mu mihana turi kumwe na FRDC abasirikare barenga 100 mu muhana babazungurutse ariko ikazi kanyaga inka mu muhana ikaza ikica abantu mu muhana leta ntigira ikintu ntigira intervention nimwe ikora bishatse kuvuga ngo ntabwo ikosa tukiyaturirebera muri bare abamayimayi ahubwo bari bafite umuvyeyi bafite umuvyeyi kandi uwo katuvuganiye uwo kadukishije niwe ararebera nawe utanga support mu yandi magambo ubuse turacyagiye gushakira ikibazo mu bamayimayi ahubwo ikibazo nje ndacyankibara kuri uriya mugabo hanyuma mwebwe muri hariya iyo bari kubica cyangwa se iyo bari kwica ubwoko bwacu bw'abanyamurenge wumva badushinja iki biracyari ya mvugo yo kutwita abanyarwanda no gushaka kutukura mu gihugu cyangwa nta kintu babatangariza nyine ibyo bavuga babivuga nabo bagenda bahindagurika kuko nubundi ntacyo badushinja ni umutima mubi gusa batugiriye wo kwa shitani bamwe baravuga bati n'abanyarwanda abapfu rero twari duturanye mu mazu dusangira dusabana dusengana nari ntarumva ababembe nibo bavugaga mbere ngo turi abanyarwanda ariko nabo bari bamaze kubikikaho abapfu rero n'abanyintu twari duturanye bari bataratwita ngo abanyarwanda ariko imagine umwana mwavukanye wavutse aho ngaho ureba mukigira ku ishuri rimwe mugasengana mu rusengero rimwe bugacya akaguhamagara ku cyomba akaguhamagara ngo cyangwa kuri telefone plutôt akaguhamagara kuri telefone akakubwira ngo we munyarwanda urumva iryo jambo rivuye he nukuvuga ngo ni ibintu babaye sensibiliser babaye nyine barakanguriwe kuva kera babigirana igihe kirekire ngo buce nyine bashaka uburyo bwo kuzaduhinduka bagenda batwegeka iryo jambo ngo turi abanyarwanda barya turi abanyamurenge nabo babizi nabo barabizi dayere nitwe muri kiriya gihugu muri kara gace ka Minembwe iriya murenge kugeza Imirimba na Rurambo twari tuhatuye abanyamurenge abasaza bazatubwira kuko abanyamurenge aribo bahageze muri kiriya gihugu nta mupfurero uhaba n'umwe nta mubembe n'umuhaba haba gusa abitwa abatwa uri kumva none rero batekereza uburyo nyine bwo kwihimbira amarezo ngo ubuse dukurikije iyo abantu bagiye baturuka nabo ntabwo rerema bavuye muri Kongo no bavuye bafite iyo bavuye
ababembe bafite iyo bavuye, abafurere bafite iyo bavuye, abantu bose bafite iyo bavuye, abantu bagiye bisanga mu gihugu kubera umutima mubi. Ahangaha turi muri Nairobi, kurumva umwana w'umunyamurenge wavukiye muri Nairobi afite ibyangombwa bya Kenya kuko ni umukenya yavukiye hano, nta tribalism, nta bintu byo kuvuga ngo ivangura n'ibindi, ariko tuvuka mu gihugu kibamo shetani. Abantu bama bagenda bagira ibintu biremare mu bintu by'urwango, simbiza amenya nimba ari ukuba benshi, nimba ari umutima mubi, baragenda ngo barangize bagenda bihimbira ibintu bindi. Ibyo warubajije bavuga ngo se niki cyane bazadushinja, bamwe baravuga ngo bati ngo n'abanyarwanda, abandi none ntibakivuga ngo n'abanyarwanda, abandi bakavuga ngo ko turashaka guca mu igihugu, ngo turashaka gukora balkanization, abandi ngo rego ngo tuboneshereza aho, abandi ni ukuvuga ngo umwe agenda avuga ibyo, undi agenda avuga ibyo, ntawe uvuga ibihwanye n'undi. Iyo wumva ku binyamakuru byabo, umwe aragenda akavuga ngo rego ngo turashaka gukora balkanization, undi akavuga ngo turashaka ngo turi abanyarwanda. Urumva bene izo mvugo mes frères, imvugo zihindagurika nyine nta kintu nicyo kigaragaza kuko biriya bintu bifite kibyisha inyuma. Ibo ubwabo iyo bababwiye ngo nibasobanura icyo batwagiriza, bamwe bavuga gutandukanye. Niyo mpamvu nabo ntibazi icyo babarwanira, ahubwo bafite uwakibashoyemo ntiyanabahishutse ngo babwire realite z'ibintu, ahubwo gusa icyo bakorera arabasapotinga, akabahereza ibikoresho ndetse akabagerera wenda na effectif umubare w'abasirikare, kugira ngo kandi barangizaga bakabambika bakabita abamayimayi bakabakoresha. Nuko bimeze. Niyo mpamvu twe tutaramenya jusqu'à maintenant icyo batwagiriza, ahubwo icyo ikigenderewe ni ukudukorera itsembatsemba. Ariko nabo ubwabo barakoreshwa, ntabwo aribo babzi, aribo banyiri umupango. Sinemezanya nabo kuko kugira ngo leta muratewe leta iri aho ngaho ntibatabare, kandi chose grave mu gihe twe twirwanyeho wenda Imana ikadutiza imbaraga tukabigiza nk'inyuma, leta ibona kuko twagize imbaraga none ikaduturuka inyuma, ikaduturuka inyuma ikaturasa. Ibyo ngibyo jewe sinoba nkivuga ngo mayi ubu ndi kuvuga leta ya Kongo kuko niri kudukorera itsembatsemba mon frère. Urakoze cyane. Hanyuma reka noneho tuse nkaho dushyize ibyo ku ruhande, tugaruke ku buzima bwawe ku giti cyawe. Uyu munsi twaje kuganiriza, ariko hari igice cy'umubiri udafite, ukuboko kw'iburyo ngira ngo byagenze gute ese kugira ngo uyu munsi ubure uku kuboko kwawe? Byaba byaraturutse muri iyo ntambara? Byagenze gute? Waha abantu story yose uko imeze. Uko bimeze biragaragara juste iyo wenda mubona ingingo zimwe zidahari, ntabwo ari impanuka isanzwe. Ni muri iyo jenoside turi ko dukorerwa abanyamurenge naho byahereye. Habaye mu 2019 ku itariki 2 z'ukwa 10, twari mu mago turaterwa, ngo duterwe tujaga kurebaga uko tuzana inka zari mu misozi, baba baraturashe, ngo bahise bandasa, ijyanwa ku bitaro ndakira. Ngo habe nanone muri uko kwezi kandi barongera baradutera, ngo twite hanze, baba bararuntoje, barandashe, njyanwa ku bitaro ndakira. Ngo habe ku minsi 15 y'ukwa 12 nanone muri uwo mwaka, ni ukuvuga ngo muri uwo mwaka nahise ndaswa gatatu. Twari mu makanisa bambahinga, turi ko dutaramira Yesu, dutaramana na Yesu duhudumiye, ngo tugire gutya, baba baraduteye, ngo twite hanze, baba bararuntoje, barandasa, baraza bakorera ibyo bashaka byose, ibintu biranyagwa, abantu barapfa, ariko kubw'imbabazi z'Imana irongera kandi ngarura mu mwuka, ndongera mbaho. Ni byinshi etape nyinshi twagiye ducamo muri ibyo ngibyo, ariko icyateye bino byose kuraswa gutya, gucika amaboko n'amajosi n'ayararashe, nubwo zirimo nyinshi cyane, n'amaguru yose, nizo ntambara zabiteye, ariko tiducitse intege. None nkibaza ngo urabona impamvu nkubaje cyane kubijyanye n'ukuboko kwawe, hari amakuru twagiye twumva ko abana bajaga gutabara ababyeyi abo batwirwaneho, hari uburyo baraswaga,
ugasanga urashwe isasu ryoroheje ariko ugiye mu bitaro ugasanga naho bagejejeyo ya sensibilisation yo kuvuga ngo aba bantu bicwe, aba bantu bakurweho kabisa mu gihugu, warangiza ugasanga uciwe ukuboko kandi ari ikintu bari kukuvura ugakira. Ako karengane twagiye twumva mu by'ukuri karahari, waba waragakorewe cyangwa hari abandi bagakorewe muri bagenzi bawe uzi? Njyewe akarengane ko kuvurwa nabi wenda ntabwo nigeze ngira bene icyo kibazo wenda mu mavuriro ngo mbe nakorerwa mabi, ariko hari bagenzi banje baje mbere n'abaje nyuma, siko bose babagiriraga nabi. Bamwe baratambuka faze ya mbere gatambuka, groupe ya mbere gatambuka, iya kabiri ikagira ikibazo, iya gatatu igatambuka, iya kane ikagira ikibazo. Ibyo twagiye tubibona, gusa nyine ntabwo twabivuga cyane kubera kuko turacyari muri ziriya situation. Ikibazo gakiracyari ku mubyeyi, kandi umubyeyi niyo controllinga byose, kandi ibyo dukorerwa iriya tuza tubivuga, n'ibyo dukorerwa ino birazwi. Nta kindi twobikoraho, nta kindi twobikoraho, ariko Imana niyo iziturinda, niyo izituvura, niyo idufitiye impuhwe gusa. Muri iyi si ndatekereza kuko muri kiriya gihugu ni Imana gusa idufitiye imbabazi, naho abandi bera birabura ari amoko ntacyo mvuze, ariko turarenganya abanyamurenge. Hanyuma uyu munsi hari intambara iri kuba mu Rurambo. Mu Rurambo kuri twebwe abantu batavukiye iriya ruguru batahazi, wahagereranya gute no mu Minembwe umwanya uhari kugira ngo twumve uburyo ko abasore batabara ari bakeya batwirwaneho? Ni gute babasha kugeza ubutabazi aho hantu hose hatandukanye? Hariya ni hafi cyane, haregeranye, ntabaza batega moto n'amaguru. Manake bigaragaza kuko ni hafi, ahantu udatega ni hafi, si uko zitohagera wenda ntizobura aho zica, ariko kandi ni hafi. Iyo urugendo ari urwa hafi uzi ukomera no ku rufaranga ukavuga ati reka norugura n'amata mu nzira, ariko ni hafi cyane, ni hafi rwose. Gusa ikibazo dufite kandi kindajije inshinga kinambabaza cyane nuko dufite abantu bataragira imyumvire yo gutabara, kandi nuko bagitekereza ngo wenda ubutabazi bwova hanyanaka. Erega ubufasha azafasha uwifashishije. Kameme sinoza tiwondarika mu kwawe mu murima wawe, umurima ufite igihuru ngo numara undarike mu murima wawe ngo numara usigare. Daboro ngomba kubanza nkamenya kuko uzuja guhinga wa murima, namara kumenya kuko uza kuhinga no mu ntegeke zawe nanje bikantira kuvuga ngo reka nje kugukubitiramo, ariko nzi kuko nawe ufite ishaka rya wa murima, nawe se kundarika mu murima wawe nawe udahinga kandi ufite amaboko, ubwo se kurabona ngo naza kugufasha gute? Sirse niyo mpamvu rero nta utabazi bundi twabona twebwe ubwacu tutaritabara. No, ifo kugira ngo abasore bose abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye dufite abasore imiliyoni n'imiliyoni kandi bashoboye gukora karakazi, bashoboye kwitabara. N'ukwitabara bakagenda bagasanga abandi hariya bakaza bahungana, basi bakaza bikorera n'abari abakecuru badashoboye kugenda baza bakanyabona guhira mu mazu. Ubufasha bukenewe cyane cyane hariya nkawe wahabaye, ubona ari ubufasha bwoko ki? Kategori y'ubufasha bw'ibanze ni effectif, ni umubare w'abantu, abantu bakitanga bakagenda mugahaguruka mu nzu, nimba muri abasore 3-4 mugahaguruka mukagenda. Ese kera ko twagiye tubona ibihugu byinshi byagiye biterwa kandi tukabitabara atari ibihugu byacu, no kuma twebwe tudatabara igihugu cyacu, tugahaguruka tukagenda we na murumuna wawe mugahagurukana mukagenda mugatabara. Iyo niyo contribution ya mbere, nibwo bufasha bwa mbere. Ubufasha bwa kabiri, jewe udashoboye n'uyu musaza udashoboye bagahaguruka bakagenda. No, bo ntibahaguruka mu bundi buryo, ahubwo bahagurukana ibyo bafite, bakitanga. Nimba ufite igisuruwari hariya, hari impunzi ziri hariya kubwegera, hari impunzi ziri hariya, hari abantu babuze icyo barya hariya mu Rurambo bahari, hari abantu babuze icyo barya hariya mu Kamombo, hari abantu babuze icyo barya hariya mu Minembwe n'ahandi.
ugatanga umusanzu wawe ushoboye kubera kuko udashoboye kujya abandi baja ugatanga icyo ufite nimba ari ako gahuzu nimba ari ako gafaranga ukagatanga gafite icyo kazaja kumara kubasigaye hariya. Tugarutse ku kuraswa kwawe watubwiye ko mu mwaka umwe warashwe inshuro 3 ese umutima wo gusubirayo warashwe ukongera ukaraswa ugasubirayo uwo mutima wawukuraga kuki niki cyaguhatirizaga gusubirayo kubera iki utarashwe bwa mbere cyangwa bwa kabiri ngo uvuga ati nanjye reka nje mu buhungiro nk'abandi nje kwicara Kenya Uganda i Burundi n'ahandi? Nubu nturashira nubu ndacyawufite nubu ndacyawufite nari nacika integese kubera kuko ikindimo umutima afite w'ubwoko no kwanga karengane n'agasuzuguro nibyo bituma ngenda nikubiranya muri biriya bintu suko ndababaye umutima umubiri wanje suko ndakunda umuryango wanje suko ntikunda ubwanje ariko kandi iyo ndeba situation turimo tibimpesha gutekereza uwo ndiwe ahubwo ntekereza abacu kuruta uko nitekereza bigatuma ntangaje umubiri wanje kubwa community yawe cyangwa kubw'umunyamurenge n'agakondo yacu kuko nubundi iyo ndeba kuva hariya nicyo kimwe no gupfa hanyuma ukomoje ngo ku muryango wawe ati siko nari nanze umuryango wanjye urubatse bimeze gute twibagiye kukubaza icyo kintu ho gatoya? Ndubatse mfite umudamu n'abana babiri umukobwa n'umuhungu. Hanyuma uyu munsi uri hano Nairobi kubwo kwivuza ngira ngo umuryango wawe uherereye he? Waraje uransanga uri hano waraje uransanga maze kugira nyine ibibazo byo gukomereka no kuraswa cyane nyine byabaye ngombwa ko ntinda mu bitaro umuryango nanone uza kundwaza hanyuma ntabwo waje uhunze imibereho ya hano n'umuryango wawe kandi hano muri Kenya niho hantu hambere haba ubuzima bugoye kuko bisaba gukora umunsi ku munsi ngira ngo warahabaye ufite experience nubwo ari ntoya ubona abantu bakora utuzi batigeze bakora mu bundi buzima bwabo yaba muri Kongo ndetse n'ibindi bihugu twahungiyemo nta hantu umunyamurenge yigeze akora imirimo yakoreye hano muri Kenya. Hanyuma ubuzima bwawe bwo kwivuza watubwiye ko ukirimo ufata imiti n'ubundi hanyuma ufite umugore ufite abana mwishuri inzu mugize gute ubwo buzima bubasha kumanaginga gute niyihe support ubona igufasha kuba hano muri Nairobi? Ibyo uvuga ubaza ni byiza twebwe tumaze kuzino nyine je maze kuza ku bitaro nakomeje kuvugwa abantu bagiye bitanga gutandukanye batuvuza Mahoro iri association Mahoro Peace Association yagiye tuvuza mu buryo bushoboka n'ubu igenda idukurikirana ariko ibi bakeneye ni byinshi iyo ubwayo ntiyabishobora ni ukuvuga ngo ubuzima tubayeho iyo umugira neza araza akazana ifu undi akazana agafaranga tukishura inzu ntabwo baradusohora ariko kandi hari byinshi bikibuze hari byinshi biba bibuze kandi biba bikenewe ni byinshi en fait nta wititse kugira ngo wenda abe yagira icyo akora ahubwo ni umuntu ku giti cyo waraza bati ngihuku nubwo buzima tubayeho duba duteze ku Mana nyine noneho Imana yabona kuko bigiye kugira uko bimera ikohereza abo yatekereje bakakora n'ubwo nuko bimeze. Mumaze igihe kingana gute hano muri tumaze ikintu tumaze umwaka wose ugiye gushira ari ubwo buzima mubayemo ari ubwo buzima turimo ariko turacyarimo tuvugwa n'ubu turacyari mu bitaro. Hanyuma urateganya ko nyuma yo kuvurwa no gukira uzasubirayo n'umuryango wawe wose so kushira muri risk cyangwa mu gihe intambara zaba zitarahagarara? Umuryango ushobora kuba wenda ntarabona ubushobozi bwo kuhagurutsa ubu nyine ariko jewe nkabanza nkagenda kuko hariya sasa rero ibi bintu birababaje mu by'ukuri kwitangira
ubwoko kwitangira sosiyete muraturusha umutima kabisa ariko hamwe n'Imana natwe izabidushoboze tugere ikirenge mu canyu kuko nta muntu udakunda ubwoko bwe gusa sinzi uko nabisobanura ariko muri intwari kuba uyu munsi uhagarara ugashira amanga ukavuga ati na nyuma y'ubu nzasubirayo kuraswa ijya mbere ukaraswa ijya kabiri n'irya gatatu mu by'ukuri ariko ukabasha kugira umutima wo gusubira kurwanira gakondo ni ibintu by'agaciro. Hanyuma uyu munsi ndifuza ko uyu muntu turi bumufashe ndiheraho ngewe ndava hano naguhaye ubufasha bwanjye butoya mfite ariko nsabe abantu badukurikiranye hano kuri Galas Music abantu bose bumva bagira icyo bafasha ku bintu bijyanye na Save Mulenge. Dufite impunzi ziri kubwegera ngira ngo impunzi ziri kubwegera tugomba kugira icyo dukora nk'urubyiruko si n'urubyiruko gusa abasaza abakecuru umuntu wese ufite uburyo bufatika tugomba kugira icyo dukora. Wagira imbaraga zo kujya gutabara ni byiza nibyo bintu biruta ibindi byose. Utazifite cyangwa wumva udashoboye kuri izo gahunda nanone watanga ubufasha bwawe. Rero reka duhere kuri uyu nguyu ngiye nagezeho ngiye gushira namba ziwe hariya ndamusaba ziduhereze hanyuma abantu batange support byibuze abantu babe bakwishura n'inzu ukwezi kumwe hanyuma Imana izakomeza igutunge nkuko n'ubundi yari igutunze cyangwa se byibuze abantu babe baguhahira ubushobozi nibunaboneka tuzagaruka hano tugaragaza ibyo mwatanze ko byamugezeho kandi ndizera ko ariko kumurema umutima no kugaragaza ko abo yakoreye cyangwa abo yatabaraga abo yatumye gakondo yabo idasenyuka natwe duha agaciro akazi kabo. Urihangana uduhereze nimero zawe nimba uri muri M-Pesa. Nimero zirahari wazitubwira kugira ngo abadukurikiye bafite support batanga bagire icyo bakora. Yawe ndaza kuziba muzandike waza kuziduha tukazandika ariko ni byiza nuko wazivuga ubaye uzizi ndetse nimba utazizi mu mutwe ziri ku telefone muri telefone ari byiza nuko buriya umuntu iyo ashaka gutanga support hari uburyo aba akeneye yuko yumva ko za nimero ari izawe direct kuko hari abatizera ko ubufasha bugera ku muntu. Nimba nagufasha nkaguha sinzi nimbikira imaha ni ariko nta kibazo nta kitabikora nimero ze turaza kuzitanga ndazishyira hano muri comment. Umuntu ubonye ko afite icyo yakora nukuri ni nimero ze direct turi bushireho support ye muyitange muzamukoze. Hanyuma dusatira umusozo ni yihe message watanga kuri ibi bikorwa bya Save Mulenge ku bantu byibuze batabashije no kwihanganira kuguma muri gakondo niki bakora kuba ariyo kugira ngo nabo babashe kubaho utishwe n'urusasu ntiyicwe n'inzara? Bwoko bwacu bw'abanyamurenge turi mu kaga gakomeye cyane. Turi mu kaga sinzi uko nabyita ariko kandi icyamba ngo abantu bose bahumuka amaso cyamba ngo abantu bose bafungura imitwe bamenye urugendo turimo kuko nimba turi muri urugendo none ejo twiteze urundi kandi abantu bazagenda bavugwa ku mirimo bakoze kandi imirimo uvugwa wakoze si yo wabwirijwe niyo wibwirije. Ubu rero ikintera akababaro nuko tugifite abantu bo kubwirizwa ngo dukore nuko tugifite abantu bo kubwirizwa ngo dutabare. Ubundi ntitwakagombye kuba tukiri muri aya ngaya kuko ushoboye gutabara aba deja afite ahageze, ushoboye gukora aba afite deja igikorwa amaze gukora. Ubundi hari abashoboye baritanga ku giti cyabo bagatanga umusanzu ufatika uwo ukagenda ari we bwite ku giti ciwe. Abadashoboye barihuza de groupe amagroupe n'amagroupe bakitanga. Uburare dufite kubwegera dufite impunzi zivuye Rurambo zigorewe hariya amafrere zishonje zambaye ubusa malaria. Imagine kundondo iriya mu Rurambo n'ahantu haba imbeho nyinshi cyane
hariya kubwegera ni ahantu haba icyuya cyinshi n'izuba ryinshi na malaria nyinshi. Noneho imagine bahageze nta gaka bafite, bahageze nta karima bafite, bahageze n'amazi yaho narya amazi yo mu mushasha azaryohera mabi. None se ubwo buzima barimo, noneho wewe uri mu buzima, uri mu wawe, kuranywa amazi, kurarya icyakura, wambaye neza, kurahinduranya amakoti n'amasuruwari, nuwarangiza ukiyicarira. Ni ukuvuga ngo icyampa ngo duhumuke twese, twisensibilize twenyine, twikangurire ikintu turimo. Buri muntu wese yumva ikibazo turimo, agira icyakora, ushoboye akore, ushoboye kugenda agende, asanga ababyeyi hariya boye kumakurenganira hariya. Icyo umuntu twirwaneho, tubivuge mu izina, twitabare. Ntabwo duca hirya no hino ngo ariho bimera gute, ni ukubivuga mu mazina arindwi. Twirwaneho, twitabare, twirenganure, twifashe. Nandi magambo ahinye, nasaba umusore wese untegera, nasabaga umuntu wese ufite icyo afite kuba yagira icyo akora, kandi atakibwirijwe, atagihaswe, atarinze kubwirwa inama, cyangwa se ngo bacurange senti, cyangwa ngo bavuze ingoma ngo kugira ngo babashe kumva, ngo babe fundraise, aho agire emotion, aho yaye iki gisige cya emotion uko nta nuko bimeze, kubivuga siko kubimara. Murakoze cyane n'ukuri abadukurikiye mwese muri iki kiganiro, Imana ibaha umugisha. Nizere ko hari icyo tugiye gukora ku bwa mwene data, tumurengereze basi ukwezi kumwe twishyuye inzu cyangwa se tugaburiye umuryango we, hanyuma bitatubuza kwibuka abari kubwegera. Njyewe hari igitekerezo natekereje, ndibaza ati se hari igihe kenshi umuntu avuga support y'ubufasha, tugatekereza gusa ku bantu bari hanze ngo nibo bakorera amadolari bagira gute, ariko hano muri Kenya urubyiruko rwacu rwose rurakora. Hano urubyiruko nirwo rufite amafaranga, urakora ugahembwa ibyo bihumbi 10 bitandatu bingahe, gukuramo igihumbi kimwe cyonyine rutoki na amafaranga atari menshi, atabuza gahunda zawe gukomeza. Hanyuma igihumbi kimwe twifashe tukaba abasore 100 dutanga igihumbi ni ibihumbi 100, ni dolari 1000. Ayo mafaranga ni amafaranga menshi ashobora kugira icyo yakora. Ahubwo rero nimba mwumva mushigikiye iki gikorwa muri hano muri Kenya, natwe twakwiforma tugatanga ayo mafaranga tukajya gufasha abari kubwegera. Rero nimero z'umuvandimwe nzishizaho hasi muri comment, murazibona, mu supporting mwe kabyaramwe. Hanyuma abashigikiye ko twakora icyo gikorwa mu nyungu kuboko, hanyuma dukorere abo bavandimwe bari kubwegera, dushaka ikintu twakora kubwabo. Murakoze rero, ya umusore wanyu Galas cyangwa se umwana w'umunyamurenge. Ikiganiro cyacu tugicumbikiye hano. Murakoze cyane.